hari abantu babayeho ariko mu by'ukuri batariho, ugasanga hari abandi bantu barimo babaho muri bo mu cyimbo cyabo. Hari abantu benshi bari batariho ariko noneho ikibazo si no kubaho utariho, ikibazo ni ukubaho utariho utanabizi. That's the point. Hari abantu benshi bariho batariho batanazi ko bariho batariho. Mbese reka nta muntu murahura kamaza ngo mbese muraho mwaramutse bareka nta kigenda abaye ngoya nta mibereho. Celui qui n'apprécie pas la vie ne la mérite pas. Umuntu udahereza agaciro ubuzima ntago aba abukwiriye. Erega uretse no kuvuga kuko ubuzima, uretse no kuba umuntu adahereza agaciro ubuzima ni ikintu cyose, ubundi ikintu cyose udahaye agaciro ntago uba ugikwiriye, kubera ko nyuma yo kuvuka turi unique, dufite impano z'Imana, dufite ubumana, tugatangira gukura tuba kopi twigana abandi, then tugatakaza umwimerere wacu, then tujya gupfa. Narabaye undi desire, originality narabaye abandi bantu nka 80. Ni tubeho turiho kukubaho table talk. Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze. Ni life coach Pascaline certified. Sibyo se ntago mubizi. Ni life coach Pascaline uko nemaze kubivuga, ndetse hamwe na Tumaine Innocent, nkabona muri business and marketing, ariko nanjye nkunda kubaho ndiho. Niyo mpamvu no musituri buganire ku kubaho turiho. Tubeho turiho. Nitumara kubaho turiho tubere n'abandi abumumaro. Cyane. Ntago turekeraho. Ni ukuvuga ngo twe twaremwe kugira ngo twebwe ubwacu ntitwibesheho, tubeshwaho n'abandi tukanabeshaho abandi. So ntago nabeshaho abandi ntariho, ndabanza mbeho ndiho, noneho mbere n'abandi umumaro. Turi kumwe kandi na Desire Mbarushimana, a professional athlete muri inline speed skating, professional public speaker, ndetse na one of Kubaho table talk member. It's a pleasure, nanjye nkunda kubaho ndiho. That's why I'm here. Ako sibura hari abantu babayeho batariho. Cyane. Ukabona bariho ariko batariho. Barahari cyane. Hari abantu benshi bari batariho ariko noneho ikibazo si no kubaho utariho, ikibazo ni ukubaho utariho utanabizi. That's the point. Hari abantu benshi bariho batariho batanazi ko bariho batariho. Bakeneye kumenya ukuri kugira ngo babeho bariho, kubera ko ubundi biragoye kuvura indwara utazi. Ni ukuvuga ngo ikibazo cy'abantu benshi bativuza indwara ni uko bataramenya ko bayirwaye. N'ubu ngo mbere y'uko umuntu amenya nimba ariho atariho cyangwa se ariho, nuko akeneye kubwizwa ukuri akamenya ubundi ni gute nabaho ndiho. Namara kumenya ni gute nabaho ndiho, nibwo noneho hazatangira process yo kuntu yatangira kubaho ariho. Niyo mpamvu nkeka ko no muri iki kiganiro mu byo tuzakora byose no mu minsi iri imbere, icyo tuba tugamije firstly ni ukubwiza abantu ukuri, kuko ubundi niko kuzaba muri buka kantu bajya bavuga ngo muzamenya ukuri, ni nako kuzaba batura. So none bamara kumenya ukuri bazamenya kumbe nuko nari ndiho. Nimara kumenya ko ari uko nari ndiho, noneho ndatangira process ni gute nabaho ndiho. Aro coach ubundi bavuze ngo kubaho umuntu ariho, ubundi bashatse kuvuga iki? Tubwire neza ni gute umuntu aba hari. Mu by'ukuri ahubwo reka nkubwire, uzi ko hari abantu bapfa kubaho. Mbese reka nta muntu murahura kamaza ngo mbese muraho mwaramutse bareka nta kigenda abaye ngoya nta mibereho. Kandi arahumeka, sibyo? Arahumeka, ameze neza, arambaye, yariye, ariko nta mibereho. Ubwo aho ngaho ushatse kumvamo iki Desire? Urakoze cyane. Nanjye nunganiye ku kantu wari udusobanuriye. It's like abantu benshi babayeho mu buryo buri accident. Bapfa kubaho. Ntazi ngo afite plan cyangwa afite uburyo yifuza kubaho. Deja abayeho mu buryo bw'impanuka. Ikije cyose akora icyo. Akora icyo, ibije byose yarakira, ibije byose aremera, nta decision agira, nta limits agira. Ni wa muntu rero muhura nko wari utubwiye, mwaramutse mumeze muti, ukumva
ari kuganya reka nta mibereho so coach kubaho umuntu ariho ni igihe uba wumva ibyo urimo kandi ukumva ufite no kuryoha muri wowe ukumva ukunze ubuzima ubundi hari akantu bajya bavuga mu gifaransa ngo celui qui n'apprécie pas la vie ne la mérite pas. Umuntu udahereza agaciro ubuzima ntago aba abukwiriye. Erega uretse no kuvuga kuko ubuzima uretse no kuba umuntu adahereza agaciro ubuzima ni ikintu cyose ubundi ikintu cyose udahaye agaciro ntago ubugikwiriye kubera ko buri kintu cyose ubundi baravuga ngo ikintu cyose gihabwa agaciro bitewe naho kiri. Nubwo rero iyo kiri ahantu kidakwiye kuba kiri nta gaciro gihabwa. Ukibivuze unyibukije inkuru imwe nigeze gusoma. Hari inkuru nigeze gusoma ngo umusaza umwe yaguze imodoka akiri umusore arayibika ya kera mu myaka za 70. Noneho umwana we amaze gukura aramubwira ati rero nkugeneye imodoka. Hari imodoka nakuguriye y'impano. Umwana amaze kugera mu myaka 20 yagezweho imodoka zino nshyashya ziri recent. Noneho ubwo icyo yakoze yaramwibye ndere mu garage arimo imodoka yari yaratoye ivumbi imodoka ya kera mu myaka za 70. Umwana yisohoye agira isoni. Ubwo icyo yakoze uwo mwana yafashe ya modoka ayijyana kuri dealership ahantu bacuruza amamodoka. Baramubwira ati imodoka rero turaguha $1,000 ariko naka modoka ka kera gashaje ntaki ngende. Arayigarura bati papa wampaye we imodoka $1,000 kandi muhagizweho imodoka zimeze neza. Aramubwira ati fata iyo modoka uyijyane muri ya club ya sports car uyijyaneyo. Ayigezeyo aramubwira ati imodoka turabumbi $250 kuko ni reka ni imodoka zitakiboneka kandi ni imodoka ziri original ziri uretse no kuba original ni modeli yasohotse iri exclusive ntago zasohotse ari nyinshi. Noneho aragaruka ati muri ya club ho $250. Ako kandi cyo kangisha ngo ikintu cyose kigira agaciro bitewe n'ahantu kiri. Iyo ikintu kiri mu mwanya utari uwacyo ntago bagiha agaciro. Tugarutse kuri ubwo kuri ako kantu k'ubuzima rero hariho abantu badaha agaciro ubuzima kubera yuko ubu bwabo nta nubwo baramenya what they have. Ntago bazi icyo bafite icyo ari cyo, ntago bazi ubu buzima mfite ubundi ni iki nagaye gaciro kabwo. Nino bituma bataha agaciro. Bizatuma rero abo bantu ari babandi twita ngo uri yarabufite ariko ntabwo babukwiriye bitewe na ya kote wari umaze kuvuga ngo udaha ubuzima agaciro ntabwo abukwiriye. Ariko hari n'ikindi kintu buriya hari abantu muzabona bahirwe n'ubuzima bafite buri kimwe cyose umwana w'umuntu akenera. Ibi byose twirirwa twirukanka imodoka, amafaranga, umugore mwiza, umugabo mwiza, ariko ugasanga muri we ntabwo bya bintu abyiyumvamo. Twebwe tumubona ko yahiriwe ariko we ntiyibona nk'uwahiriwe. Ugasanga muri we rwose arutwa na wa muntu wahinze ibijumba bikera. Ugasanga yishimye ati nejeje nasaruye, ariko wa wundi ugasanga ni mubisi. So ibi bintu rero byo kubaho umuntu apfa kubaho nabyitegereje ndabireba sanga dukwiye gutoza abantu kubaho kuko kubaho ntibihagije ariko bakabaho banariho. Ukabaho unaryohewe n'ubuzima wumva ubuzima ufite impamvu yo kubaho kwa. Niyo mpamvu nagiye kubyiga kugira ngo mbashe gufasha abantu. Kuko narebye ndavuga nti ubundi ni gute nshobora gufasha abantu kuko mbere nagira ngo ndiho kugira ngo nkemure ibibazo by'abantu cyangwa se kugira abantu bajye bantura ibibazo. Ako maze kujya kwiga uburyo nshobora kuba life coach w'abantu naje gusanga ahubwo njyewe ndi umuntu ugomba kugayidinga abantu mu kubaho bariho. Sibyo wowe uraza kundeba ntabwo uri buntu ibibazo byawe ko ntago ari njye mfite ikibazo cy'ibibazo byawe. Ntago ari njye mfite igisubizo cy'ibibazo by'umuntu ahubwo buri muntu wese ibisubizo by'ibibazo bye biri muri we. So rero tugomba guhurira hano ku Kubaho Table Talk tukungurana ibitekerezo tugafatanyiriza hamwe kugira ngo tubashe gufasha abantu mu kubaho ariko bariho kuko akenshi usanga ikintu kibibatera nuko badafite ukuri ku buzima. Ikindi nakunganira coach impamvu cy'abantu badafite ukuri ku buzima cyangwa se ku buzima bwuzuye akenshi nk'akantu nari navuzeho tubayeho mu buryo buri accidentally abantu benshi. Number 1. Number 2, akenshi tubayeho twitekerezaho. I think about myself, about my family, about my project. Selfish, turikunda. Point ya gatatu nifuza ko iyi kintu tuzagenda tukidevelopinga kugira ngo dukore generation ahead izanagirira umumaro community yacu. Ni ikintu
cyo kumenya ngo nararemwe ariko hari the treasure, hari ubutunzi nifitemo. Aho uba wakunze ubuzima. Iyo wamaze kumenya uwo uri we, wamenye value ufite na gift ufite from God, utangira gukunda ubuzima, ukabaho uriho, then ugatangira kuvuga ngo how can I serve what I have? Nuhe mumaro nagirira abandi? Ni gute nazitanga muri community nkagirira umumaro abandi? Ikibazo rero kibaho twese twifata nkaho twaje kuvoma mu isi. Yes. Wagira ngo twaje nta kintu tuzanye. Turaza tukajya mu mashuri tukiga, tukajya buti tukabona diplome. Rimwe na rimwe za diplome twamara no kuzibona, tukabura icyo tuzikoresha, tukabura imirimo. Ari naho iyo umaze kubona isi itaguhaye ikintu ukora, wakagombye gusubira imbere muri wowe, ukibaza wowe icyo waje uyizaniye. Ugatangira, icyo nicyo twita impano. Ugatangira none ugashaka ukavuga uti ese njye niki namarira isi? Kuko ntago waje imbokoboko. Ni ukuvuga ngo niba twizera Imana cyangwa se twumva ko nyine turi hano kubera impamvu runaka, hari n'impamba twahawe. Ntago twaje tuje kubisanga hano gusa. Cyane ko ibyo dusanga hano ni n'ibyo dutizwa. Ibyacu tubyifitemo. Siko bimeze? Coach, ukivuga kuri ako kantu ubundi baravuga ngo it's not about what this world shall do for you, it's about what you can do for it. Ntabwo nyine abantu benshi bari aha ngaha bategereje ngo gusa ibi bimariye iki, ibi bimariye iki. Aho nge numva ikibazo twakibaje ni ibi bimariye iki. Aho kugira ngo mbaze ngo Coach Pascaline amariye iki, ubundi se ngewe mu mariye iki. Hari akantu njya nkunda kuvugaho wenda se no ku bantu bizera Imana, kuko burya ibintu byose tubaho Imana yaduhaye principles, ibintu byose tubamo yaduhaye principles tugomba kugenderamo. Sometimes nuko tubisoma tukabyenterpreta nabi, tukabyumva nabi, bikaba byanatuyobya, kuko iyo wumvishe nabi ibintu burya iyo message yumvishe nabi irakuyobya, sibyo? Hari ikintu twize twebwe wenda bari muri religion ya Gikristo, twize ngo kuri iyi si turi nk'umubiri, tugize umubiri. Noneho mu kuba tugize umubiri, twe turi ibice by'uwo mubiri. Twese turi ibice by'umubiri. Uri igice cy'uwo mubiri, ndi igice cy'umubiri. Noneho buri gice gifite icyo kimaze. Gifite role cyaje guplayinga kuri iyi si, kuri uwo mubiri gifite kimaze. Donc nkuko dufite amazuru adufasha gusohora imyanda no guhumeka, tukagira uyu munwa adufasha kugira icyo turya no kuvuga, amatwi adufasha kumva. Ngo kandi nta gice na kimwe dufite ku mubiri wacu kidafite icyo kimaze. Ngo nta muntu uri kuri iyi si udafite akamaro. Ntekereza ko ikintu abantu benshi bakwiye kwiga bakanafata umwanya munini bari kuvumbura ni naje kuri iyi si ngo mari iki. Noneho ikindi kintu kuri twe twemera ko twaremwe n'Imana, ntabwo Imana yagushyize aha ngo uhabe paraxida. Ariko mboneraho mbwire n'abantu bakunda kubaho table talk ko twebwe twizera Imana. Rwose umuntu utizera Imana cyangwa se umuntu wumva ko ataremwe n'Imana ntabwo tumucira urubanza, ariko twebwe hano kukubaho table talk twizera Imana, turi biremwa by'Imana. Sorry kuguca mu ijambo wakomeza. Nariho mvuga nti ikintu dukwiye kwibaza ati Imana yarandemye inshyira hano ku isi. Firstly, nimba nkihumeka nkiriho, nuko ibyo naje gukora ntarabirangiza. Kuko iyo birangiye nta nubwo ikugisha inama, iragutwara. Urahamagarwa. Iragutwara. Uhita uvanwa muri misiyo. Noneho igihe nkiriho rero, iyo nk'umwanya wanjye ndi kuganya, ndimo ndibaza byinshi, mba ndimo umwanya nagakoresheje mara icyo naje kumara. Kandi nkeka ko mu bundi buzima tuzanabibazwa, kuko hari ibyo twahawe gukora tutakoze. Bityo rero ngomba gutekereza niki naje gukora kuri iyi si. Eske ndi kugikora kugira ngo ntumwanya ndekarama ku bitagenda neza, ku bitagira iki bituma ntanabaho, kuko purpose yo kubaho ni ugusavinga, ni ukugira icyo nkora. Ariko akenshi ndi guhumeka, reka mvuge ndi guhumeka ariko sindiho, muri make ndiho ntariho. Ubayeho utariho. Ubayeho pe, twese turabibona, ndakubibona, ariko ushobora kuba utariho. Ntabwo nshobora, nta nubwo ndiho. Ntabwo ndiho. Ariko ubundi mu by'ukuri njye hari ibintu njya numva, turi kuvuga ku buzima, hari ibintu njya numva ukajya kumva ubuzima. Abantu bose bafashe ubuzima babuhereza igisobanuro. Ngo ubuzima ni struggle, ubuzima stress.
ariko hari n'abavuga ko ubuzima ari impano. Buri wese agenda ahereza ubuzima hari ukuntu umuntu yumva ubuzima. Ubundi biriya bintu twabikuye kuki hari igihe ushobora kuba warabyumvishe nk'ahantu cyangwa warabisomye, ariko tukirengagiza ko uwo muntu wabihaye iyo nyito hari ibihe runaka yarimo we ku giti cye yazanye izina ry'ubuzima ko ari ubuzima ari intambara cyangwa ubuzima ari ikigeragezo nkawe nyine ku giti cye. Ese mwumva bikwiye ko dufata ibintu twagiye twumva n'abandi amazina bahaye ubuzima natwe akaba ariko twita ubuzima bwacu? Ndakunganira coach. Uvuze point nziza cyane. Mu minsi ishize nari nsoma igitabo cyo bita Bradley Nelson ari kuvuga ngo we born original, ndabivuga no mu Kinyarwanda kugira ngo message yakigera kuri cyane rwose, but mostly we die copy. Twavutse turi unique, turi original with God's gift. Sindakirangiza, I'm about to finish. Ni igitabo nkeka ko kigiye guhindura ubuzima bwanjye. Ariko kandi n'ubuzima bwawe nibuhinduka uzahindura ubw'abandi. Absolutely. Tuzatangira dutange ibyo twamenye ukuri kwacu kubohora abandi. Ariko nyuma yo kuvuka turi unique, dufite impano z'Imana, dufite ubumana, tugatangira gukura tuba copy, twigana abandi, then tugatakaza umwimerere wacu. Then tujya gupfa, narabaye undi desire, originality narabaye abandi bantu nka 80, imivugire, imirebere, imitekerereze, I'm no longer desire. So ikintu uvuze rero nicyo ni nabyo bibaho mu buzima. Umuntu yise ubuzima impamvu bitewe na situation nkuko wari ubidusobanuriye. Ngo life is struggle, ngo today is not good, ngo ni intambara, ngo ubuzima ni intambara, ugahora uhanganye n'ubuzima. Uwo muntu afite impamvu yabimuteye. Ariko twebwe nidutangira natwe gutekereza ngo ubuzima uzika ari struggle koko, ni cya kibazo ndi kukubwira. Tuvuka turi unique, ndi ku giti cyanjye, ariko nkazajya gupfa narabaye indi muntu utaranigeza nabaho kuko nagiye nkora amakopo. Uvuza ko kantu ko kuvuga ngo ukasanga ntiwigeze unabaho. Aho na kera iwacu mu cyaro, baye mu cyaro iwacu ni mu cyaro, icyaro kinyagiramo cyacu Misagara, ati iwacu ari mu cyaro Nyarukarama. Iwacu muri karitsiye ariko nkeka ko wenda abana b'Abanyarwanda benshi mushaka kuba muzi ibyo bintu. Hari ukuntu wakoraga nk'ikintu ababyeyi bagatakuvuga ko wabaye ute, kuki utamera nk'abandi, nubona abana kwa kanaka, nubona bakuru bawe kuki utamera nk'abandi. Uzi ko biriya bintu nubwo ababyeyi bakunda kubikoresha atari byiza, kuko akenshi uhita wumva ko udakwiriye, ugahita witakariza icyizere, ugahita utangira kureba nka kanaka. Ngiye ngatangira kuvuga nka Tumayine, ko bambwira ko Tumayine ari uvuga neza cyangwa ko Desire ari wambara neza, so ngiye nzatangira kwambara nka Desire, mvuge nka Tumayine, ndebe n'undi nigana. Usange ngewe ntago ndi kubaho, ahubwo hari undi muntu uri kubaho nko mu mwanya wanjye. Ngewe ibyanjye sinzabona umwanya wo kubaho, kandi mu by'ukuri sicyo cyabari cyaratuzanye. So byumvikane ko rero cya kibazo wambajije kirimo kigenda gisobanuka. Hari abantu babayeho ariko mu by'ukuri batariho, ugasanga hari abandi bantu barimo babaho muri bo mu cyimbo cyabo, sibyo? Kandi twese hano ku isi nkuko Desire yabivuze turi unique, turi biremwa biri original, nta photocopy tugira hano ku isi. Kandi uko turi original niko dufite n'icyatuzanye. So nidushaka kumera nkawe, ubumeze nkaho waba uri mu kantu kamwe aho ngaho, ndimo nshaka kukubyigiramo, kubyiganiramo kugira ngo uri mu mwanya wawe, ngiye ntayo wanjye ngusanze aho ngaho. So abantu babaho biganana rero nicyo kibazo kigenda kibaho. So uko rero n'umunyarwanda yarabivuze, erega Abanyarwanda bari abahanga buriya, yaravuze ngo ingendo y'undi iravuna. Ntushobora kubaho ureba hariya ngo batagangara. Coach buriya nta nubwo wenda sinzi ukuntu nabisobanura, ariko ikintu cyo kuba ntazi ngiyewe uburyo nkwiye kubaho nicyo kiri gutuma abantu benshi babayeho bihebye. Izi depression niho ziri kuva, kuko umuntu aramutse azi impamvu yaje kuri iyi si coach, ntabwo yagira agahinda cyangwa se ngusange igihe cye cyose akibayeho ababaye. Noneho impamvu ngiye mbona ko abantu benshi banabayeho mu gahinda kenshi ni ukubera yuko mu bibazo bumva ko ibintu byose bigoranye, ni nk'igihano bari guhabwa cyuko batari cyuko bafashe ubuzima bwa Pascaline. Ariko nibyo Umunyarwanda yaravuze aka kantu
ntabwo bazagakate cyangwa sinzi umunyarwanda cyane reka mbivuge amagambo meza reka mbivuge amagambo meza umunyarwanda yaravuze ngo imbwa yiganye inka ngo gukora bya bintu bikomeye mu rugo irangira bizira donc imbwa yabonye ibintu nk'ikora mu rugo ishaka kubikora nayo mu rugo irangije irabizira kubira donc turi hano ku isi nimba runaka agomba kubaho gutya agomba gukora ibi agomba kugenda gutya ntabwo bivuze ngo nanjye bariko ngenda cyakoze hari ikintu nemera we get inspirations from people we learn from people but we don't follow people we don't imitate them we don't copy them ari umugabo nkunda gukurikira kwa Jim Rohn yaravuze ngo don't be a follower be a student uvuga ngo ntukarebe umuntu uvuge ngo ndamukurikiye ibyo agiye gukora byose nibyo ngiye gukurikira no ahubwo reba ibintu byose bye none urebe ibyamfasha gufulfillinga my purpose muri biriya afite nibihe ubifate noneho ubyapplyinge gufulfillinga purpose yawe apana if you follow him you're going to support him in his journey and you help him to fulfill his dreams. Unabikoze ntacyo unamushyigikiye ntacyo ko tubayeho gushyigikira ikibazo birakwangiza ejo ukamugirira ishyari kuko utameze nkawe urunda kwigereranya n'abandi bantu hari ibintu bibiri bikuzanira either ubwibone kwishyira hejuru kumva kurenza abandi cyangwa se ishyari kumva kudakwiriye kumva kubera icyo yameze kuriya ugasanga ishyari riragutashye ariko ntabwo inyoni ishobora guseka ifi ngo ifi ntizi kuguruka cyangwa ngo ifi iseka inyoni ngo inyoni ntizi koga no ifi ni ifi inyoni ni inyoni Desire ni Desire Tumaini Pascaline Pascaline Nuriya twigira ku bantu ariko ntago tubigana cyangwa ngo tube nkabo ntabwo twakagombye kubagira amashyari kuko ubuzima bwabo ni ubwabo ubwanjye ni ubwanjye n'ubwawe ni ubwawe exactly coach ntunganire gato bino bintu biraryoshye cyane hari akantu ubwo biri gukora ku buzima gukora ku buzima wego ubuzima buraryoha natwe biraturyohera ni ukuri ubuzima ni impano kandi iva ku mana ituryohera buriya umuntu yaramutse we can take it for granted ariko ni gift Imana n'indi mpano Imana ibiguhaye ubuzima ni impano so uvuze akantu kuki abantu babwita intambara ntago babuze ntago babuze nibyo turimo ntabwo bazi ubuzima kubera ko hari akantu kamwe nabonye abantu bose bakunda ubuzima ko rero n'uvuga ngo ubuzima ni intambara abo ukunda kubi yuko abantu benshi bajya bavuga ngo ubuzima ngo budafite amafaranga ngo ibibazo ariko hari akantu kamwe mperutse kuri ejo nari scrolling kuri TikTok mbona umugabo umwe abaza undi aravuga ati kubaho wumva ntacyo bimaze aravuga ati numva rwose kubaho nta n'ikintu ufite ntacyo bimaze aravuga ngo uwagwa miliyoni 500 z'amadolari uno munsi ariko ngo uzapfa ejo wabyemera ko uwaziguha uno munsi uzijyane ariko ejo uzapfa ariko honest njye ntago nabyemera ejo uzapfa no mugabo yaravuze ati ejo nzapfe none sundi zo zaba zimariye izo miliyoni zo zaba zimariye iki which means that ikintu kimwe dufite twahawe nk'impano kandi tutanakigizemo uruhare ubundi njye nkunda kwibazinga cyane ku bitabo bitubwira ku ijambo ry'Imana nka Bible hari ahantu itubwira ngo niki mufite mutahawe ngo mukirate donc ibintu byose dufite nta ruhare twabigizemo isingeze ngira uruhare mu kuremwa kwanjye nizo ntoki ntazo guhaye izi ntoki nta ruhare na rumwe nagize ngo zibe eshanu ku kiganza kugira ngo mbashe kuvuga nta ruhare na rumwe nabigizemo so kuba nta ruhare na rumwe nabigizemo nta nubwo nkwiye kuburanya wabimpaye kuko nta ruhare noneho we wabimpaye Imana yabimpaye ifite impamvu yabimpaye ityo ifite impamvu yabimpaye ngo bimere gutya mbifite ahubwo ngiye nkwiye kwicara first of all nkashima nkabanya Imana ndagushimye kubw'ibyo wampaye urumva mpa kubasha kumenya impamvu wabimpaye kugira ngo ntazava kuri iyi si ntabikoresheje kandi nkeka ko umuntu atekereza gutyo yahora afite umutima ushima yaba ari grateful sibyo Desire ibintu washaka kutubwira mu kanya
so mbere yuko mbivuga ko nkomereza aho mwari mugeze cyane cyane akantu tumani yaratubwiye ni keza ntabwo benshi bazi ubuzima ntabwo niho wari ugeze ikindi kintu gituma benshi batamenya ubuzima cyangwa tutamenya ubuzima nk'uko bikwiye ni iki turi ungrateful turi ingayi burya me too I can be included there ntidushima nk'uko bikwiye kandi it's a process kandi impamvu tudashima ni uko iteka tudahanga amaso ibyo dufite ahubwo duhanga amaso ibyo tudafite kandi ibyo tudafite ntago bibaho ahubwo ibyo dufite nibyo bibaho so abantu bananirwa kuryoherwa n'ibyo bafite so ari kuguca mu ijambo uri kunyubaka abantu narasenyutse narashize uri kumva Desire abantu bananiwe kuryoherwa n'ibyo bafite bategereje kuzaryoherwa n'ibyo badafite noneho bya bindi iyo bije kuko bamaze kubibona nabyo ntago bibaryohera bahita bashaka ibindi badafite noneho bagahora muri urwo rugendo iyo usaha umwana w'umuntu apfira akomeza bino bintu ni byiza cyane guys you who are following us don't miss up even our next video ibintu ni byiza kandi we need your participation kuko tuhari ku bwawe we are here for you turi hano ku bwanyu nabo bahari ku bwacu namwe muhari ku bwacu so dari se gemba nicaye hano so hari uko turi kuvuga ku buzima njyewe nshaka kwibaza ese niki gituma abantu babaho batariho twabivuze byinshi twavuze muri greatness tuvuga ko abantu ari uko bahora bareba hariya tuvuga ko ubuzima tubamo ntabwo buturyohera their life hari ubuzima abantu bumva ko bari supposed kubamo so don't bakanirwa kuba mu buzima bafite bagashaka kuba mu bwo bakagombye kuba barimo budahari so ikintu kibitera mu mpamvu zibitera mubona iyo mwitegereje neza ntekereza ko abantu tumaye nigeze kubivugaho bavuga ngo abantu ntago bazi ubuzima nibyo koko ariko nta nubwo twize kuko utazi ngo mbese uri kubaho ninde who am I really who am I ndinde mu gipolisi bavuga ngo cyangwa tuma kensuel nibyo mu gifaransa ubwo bavuga ngo iki hari abantu badukurikira bavuga indimi nyinshi tugomba kwiga indimi so rero urumva hari ukuntu ubaho ariko utazi ngo mu by'ukuri njyewe ndi kubaho ndinde ndaguha urugero aka kanya ubajije umuntu ngo ari kubundi urinde ahita akubwira izina rye akakubwira umurimo akora akakubwira idini asengeramo ahubira ko ari ingaragu cyangwa se yubatse sibyo siko twivuga nitwa Pascaline ndi umukatolike nkora ndi umuforomokazi ibintu nk'ibyo ndubatse you see ese mbere yuko tugira aya mazina ntabwo twari turiho so who we are really ese ushobora kubaho utiyizi ukabaho gute ese wagira purpose y'ubuzima gute donc we say if you don't know what you have in your hands you play with it kamite ntanga akagero kamwe koroshye kera abazungu baza muri Afurika abanyafurika ntabwo bari benshi bari bazi akamaro k'amabuye y'agaciro cyangwa se resources naturelles ziba mu butaka ibyo ngibyo byose umwarimu ajya twigisha histoire atubwira ngo umuzungu yarazaga akaza kareba umwami kamuga ati wari wiyizi sha akahita amuzanira nka cya miriwari rundi ni ikintu gihendutse cyane twese turabizi bakakimukubita imbere akamwe ati wari wiyizi ati irebe turibona ati siko bya imiti uriya ni njyewe umwami bakumva birakaze noneho bakatamubwira ati nguhe iki mugabire iki bakatamubwira ngo mpereza agacanga kari hariya ni agacanga twacukuye kamereze nk'ijyanire hariya batigenda baguhe n'ibisoresore by'inkorokoro bigutwaze donc agafata zahabu nyinshi akaexchanginga miriwari cyangwa se umwenda why did that happen ako ntabwo ibintu byabayeho ni urugero rwo kwigisha abantu ni example yamaga ariko still nakumva ko byabayeho kuko abazungu batwara resources naturelles ntabwo babakubitaga ngo bazitwara kubera ko tutari tuzize cyo nashaka gutangamo urugero no kuvuga ngo ibya Afrika byatwawe n'abazungu byagiye bigenda kuko twe tutari tuza agaciro kabyo sibyo cyo kintu wari kuvuga rero first of all nje simiyizi
sinzi uwo ndiwe nimba ntazi uwo ndiwe sinzi n'agaciro kanjye. niba utazi agaciro kawe ntuzamenya n'uko ugomba kubaho. Of course. So uzabaho umeze nk'umuntu uhuhwa n'umuyaga. Niba umuyaga uhushye uganisha muri kiriya cyerekezo uzakujyana hariya. Nuhura n'abagiye muri pisine kandi nubwo utazi koga uzakurikira. Bwa buzima bw'impanuka twavuga ubayeho mu buzima bw'impanuka. So ni ukuvuga ngo ikintu kibyica kenshi nuko natwe ubwacu tutiyizi. Nitutimenya ntabwo tuzamenya n'umugambi wo kubaho kwacu. Ntabwo tuzaba dufite icyerekezo. So ntekereza ko ibanga ryo kugira ngo tubashe kubaho turiho tugomba kubanza kumenya ngo njyewe ndi kubaho ndinde. Kandi kutabimenya umva ikindi kibazo bitera uhita ukomereza aho wari ugeze. Dushobora kugira ngo ni ikintu cyoroshye ariko ni ikintu gikomeye. Wigeze kuvuga kuri uriya mugabo ujya ukurikira, hari undi bita Miles Monroe yavuze preach nziza cyane one day, aravuga ngo most of Christians or most of dreaming people, abantu benshi banazi Imana cyangwa abantu bajya bagira plans z'ubuzima bwabo, bagira ikintu kimwe gituma bavunika cyane mu rugendo rw'ubuzima kandi ari bo babyitera: mismanagement, kutamenya gucunga ibintu. Araje aravuga ngo whatever that you mismanage you're going to lose it. Nutabasha gucunga ubuzima tomorrow urabubura. Iyi saha nambaye ni ntayimanaging ndahita nyibura, biroroshye cyane. Umugabo mfite nintamenya kumanaging relationship I'm going to lose it. Friendship mfite nintayimanaging I'm going to lose it. Amashuri nize, anything, even your telephone nuyi mismanaging mu isogonda rimwe urayibura. So ako kantu rero twari tuvuze ni akantu gakomeye cyane, kutamenya guha agaciro ikintu deja ntabwo uri bumenye kukimanaging. You lose it. Ibintu byose uzakora it's a cycle. You get life kuko wa mismanaging ubuzima bwawe, you are sick kuko ntabwo wabucunze ngo umenye ko imvura iri kugwa, you don't have to go to play in the rain. Ikintu cyose relationship tuvunika dukora relationship in business, ariko buriya what is important is not ntabwo ari ukumaking a relationship cyane cyangwa ngo ukore friendship. Ikintu cy'ingenzi ni ukumenya kumanaginga na relationship fit cyangwa connection, kuko wajya ukora connection niba uri mu businessman ukamaking a business people 100 people in a year ariko ukaluzinga 150, uzakomeza muri iyo cycle, business yawe ntizigera itera imbere. It's the same to life. Ikintu cyose utazigera umanaging, even your voice nutamenya kumanaginga ijwi ryawe uzasarara, wagiye it's everything. So aka kantu rero ni very important, kudaha agaciro ubuzima, kutamenya value y'ikintu dufite mu ntoki. At the end tuzakibura, tujye duhora muri cycle. Ahako byumvikane ko nyine tutagomba kujya turenganya abantu. Hari abantu babaho bashinzwe cyangwa abashinzwe gucira imanza abandi. Sibyo? Ariko nabo sibo ntago bizi, ntago bafite ntago bizi, ahubwo turiho nyine kumuntu akavuga ati ndi inzobe, ndi igikara, ndi mugufi, ndi muremure. Ariko mbere y'uko ubaho hari ahantu bajya bavuga ngo muri Bibiliya uri umukristo cyane. Umukristo cyane. Njye ndi byose. Ariko uri umukristo. Ariko ndumva muri Bibiliya hari ahantu bavuga ngo nakumenye mbere yo kuba urusoro. Nuvuga ngo wari uriho mbere yo kuba urusoro mu nda wawe. So iyo mwitegereje neza huyaririye umuntu turi bande, turi bantu ki? Cyo ni ikibazo cyiza, kuko kumenya batwebwe nyirizina ni ubutunzi bukwiye buri kiremwa muntu cyose. Ndumva n'umuhanzi Beyonce yarigeze kubivuga. So bivuga ngo mbere yuko dutangira kubaho, mbere yuko dushaka ukubaho kandi turiho, tugomba kubanza kumenya ngo twebwe tugiye kubaho turi bande. That's a good question. So kuri ano meza rero aka kanya uyi niwo mukoro dufite. Turi bande. Tuma iyo witegereje neza ubundi urinde who you are. Okay, urakoze cyane kubwira cyiza cyane gikomeye. Tuma ndabizi yuko uri umuntu nyine tari muremure cyane, ndabizi naho usengera, ndabizi kuri n'ingaragu, ndashaka kumenya wowe, ngiye ndashaka kumenya wowe. Oya ntabwo nkuzi. Ibyo nibyo nzi. Firstly ukivuga kuri icyo kintu sibyo, hari uburyo ki abantu bamwe badasobanukirwa sibyo. Twebwe ubwacu ikintu cya mbere tugwiye kumenya sibyo,
hari uburyo bwinshi twabibonamo, hari ama-angle menshi twabireberamo kugira ngo tubashe kwisobanukirwa. Ikintu kimwe cya mbere tugomba kumenya ni uko tutari uyu mubiri twambaye, kubera ko natwe abemera Imana tuzi ko uyu wavuye mu gitaka kandi uzasubira mu gitaka. Ni ukuvuga ngo ni igitaka kizaguma mu gitaka, ntabwo that's not me, ni igitaka kirano. Uyu mubiri ni uwo dutuyemo, ni nk'ahantu dutuye muri makeya uyu mubiri. So akenshi turi kwidescribinga rero, iyo mbajije ngo ndinde, yewe I describe, no ngo Pascaline urinde, ukahita umbwira inzu utuyemo, ukamubwira kava yawe, ukambwira ngo kava yawe, sibyo? Kandi iki ngiki ibi tubona twebwe, it's not what define us, it's not who we are. Uyu ni umubiri, ni nk'uburyo twahawe kugira ngo tubashe kuba kuri iyi si. Urumva? Ni nk'inzira tunyuramo tuba kuri iyi si. Noneho batwebwe ba nyabo rero, aribo babandi banapfa, bakavuga ngo yapfuye kandi umubiri we turuzi ugihari, tukavuga ngo yagiye yigende kandi turuzi umubiri, which means iyo uvuga ngo yagiye, Imana yamuhamagaye kandi tukaba turuzi umubiri we hano, bivuze ngo hari undi wagiye kuko umubiri wo turawubona. Uwo nguwo ugenda iyo muruzi umubiri wanjye, umuntu nyine, uwo ni we njye, uyu ni we njye, fata gutya kabisa. Rero uwo nguwo ni wa wundi utarya ibiryo, ntabwo atunzwe no kurya ibiryo, mfite uburyo mugaburira. Urumva? Uwo nguwo rero niwe uyobora uyu mubiri, ni umuyobozi. Bivuga ngo uyu nguyu twebwe nyine batwebwe, ni twebwe duhereza agaciro uyu mubiri. Iyo tutari muri uno mubiri, ntabwo uno mubiri ukomeza kwitwa Pascaline, uhita uhindura amazina, njye mba nagiye. Nibwo uhita witwa umurambo, intumbi, nyakwigendera, yagiye. Ariko nkeka ko abantu muri rusange, abantu benshi ntago bazi yuko batari uyu mubiri. Ntago babizi. Ni ukuvuga ngo babaho nk'ibiremwa by'umubiri, bakitwara nk'umubiri, ibintu byose ni umubiri. Ariyo mpamvu ituma ubuzima bugira bute bukomera, kuko ntago uzi nyine uwo uriwe. Byandi handi nyine twavugaga. So umuntu wese wifuza kuryoherwa n'ubuzima, umuntu wese ushaka kubaho mu buzima nk'impano, yakagombye kubanza kumva ko atari iki uyu mubiri. Sibyo Desire? Ntabwo turi uyu mubiri, kuko hari ibintu dukora njye nkabona tumeze nk'aho twivuguruza. Tumayene yavuze Imana cyane, ntavuze ko uri umukristo cyane, yavuze nyine uburyo hari ibintu yazanye mu buzima bwacu birimo Imana, sibyo? Bivuga ngo twebwe turi abana b'Imana, ariko nubwo tuvuga Imana dushobora gusanga nayo tutayizi, kuko turamutse tuzi Imana twaba twiyizi cyane, sibyo? Niba ngiye Pascaline ntiyizi, Desire niba utiyizi, nuvuga ko utazi n'Imana. Absolutely. Sibyo? Kuko we used to say that turi abana b'Imana, bongeraho ngo turemye mu ishusho, turi no mu ishusho y'Imana, sibyo? Ariko ntabwo ibyo bintu tuvuga tubimeaninga cyangwa se tubifilinga, hari ibyo kufilinga, ntabwo tubyiyumvamo ukuntu, ntabwo tubyumva, nta nubwo tubyumva, sibyo? Kuko ndaguha urugero, niba tuvuga ko Imana, abantu bose babonye Imana, bayibonye bate? Babonye iyi shusho, babonye urumuri, babonaga urumuri. Abantu babonye Imana, babonye urumuri, ntabwo dushaka ntitwavuga ko Imana ari ruriya rumuri. Donc ntabwo Imana ari uyu mubiri, Imana nta muntu n'umwe tuzi mu bitabo byose byera utubwira ati nabonye Imana ari inzobe, nta wigeze abona. Byumvikane ko Imana itagira uyu mubiri, sibyo? So niba Imana itagira uyu mubiri kandi tukaba turi abana bayo, Imana akaba ari papa, ntabwo turi iyi mibiri, ntabwo turi imibiri. So rero igihe cyose twitwara nk'abanyamubiri, tuba twahakanye ko turi abana b'Imana, sibyo? Abantu tubyumvikaneho neza. So tubayeho tutariho, kuko ntabwo dufite ukuri ku buzima bwacu. Basi nkunganire, ndavuga ku tuntu tubiri nihuta. Ikintu cyane, wowe nushaka urambure. Ikintu cyambere, ukeneye kubaho turiho, tubeho turiho. Ikintu cyambere, Imana
yaturemye mu ishusho niko tuzi. Yes. Hari ahandi ijambo ry'Imana rivuga ngo we are no longer ourselves to lead ourselves. Tugomba kuyoborwa n'umwuka kuko ntitukiri abacu ngo twigenge. Ibyo ni Paulo wabivuze ra ntimumbwire ko nibeshye. Ahubwo bya bintu abacu ngo twigenge. Kuki tutakiri abacu? Bivuge ngo twe turi umuntu w'imbere. Nkongera nkagaruka hano havuga ngo twaremwe mu ishusho y'Imana. Bivuge ngo full stop umuntu wacu n'uyu w'imbere. Bivuge ngo iki cy'inyuma ahubwo ni cover, ni security y'umuntu w'imbere. Actually nkunganiye, this is our instrument. Yes, iki ni igikoresho dukoresha kugira ngo dupashe guperforma, se tubashe gukora ibintu byose mubona dukora. Kuko roho iyo itari mu mubiri ntirya. Kuko nyine ni ikiremwa cy'umwuka. Iroho itari mu mubiri ntabwo yakuganiriza. Niyo mpamvu abacu bapfuye tusaye tubona ngo batuganirize. Batuganiriza mu bundi buryo ariko mu buryo bugaragara ntibishoboka. Sibyo se? So bivuga ngo uyu mubiri ni igikoresho dukoresha. The problem, kibazo cy'abana b'abantu nuko twafashe uyu mubiri tukabigira nk'aho ari wo turiho. Twananiwe kwicara kuri vora ngo twiyobore, twemerera umubiri wacu kwicara ngo tuyobore. Kandi umubiri iyo utuyoboye utuganisha ku irari ryawe, utuganisha ku kwifuza kwawe. So ni ukuvuga ngo rero iteka udutwara utya, kandi irari ry'umubiri ntabwo rizigera rihagarara kuko ni igikoresho. Ntabwo imodoka ntishobora guhagarara kunywa esanse. Nayiparika igihe kirekire itagenda izagira n'ibibazo. Umubiri wacu iyo rero wamaze kwihishura ukicara kuri vora umenya ibyo uhereza umubiri n'ibyo wima. Yego. Kandi ikindi wenda pasi mu magambo make yatugihinnye, first of all ikintu kimwe ari nacyo cyakanavuga kibikavaringa byose gituma abantu babishye muri no minsi ngo baryoshye. Ariko tubeho turiho. Urumva igituma abantu bariho batariho no kubera yuko ntabwo mu buzima bwabo harimo Imana. Nta mana nta buzima. Urumva kubera iki niho dukomoka. Yes. Urumva nta komoko. Donc nkuko twebwe dufite data kandi uzijya atwifuriza mu buzima, none twe twakase connection yacu nawe tuyikuraho, tubati twebwe n'Imana nta kintu na kimwe tugipfana. Twayisigaranye ku munwa. Kubera iki? Twafashe twebwe banyabo tubima agaciro ari bo bana b'Imana. None dufata umubiri twahawe ngo tuwubemo tuwaha agaciro. Ibyo dukora byose, ibyo tuvuga, ibyo dutekereza byose tureba ku mubiri. Kandi uyu mubiri twahawe ntabwo ari wo uri mu ishusho y'Imana. Kubera yuko hari umuntu uvuka afite ukuboko kumwe, none se ntabwo ari mu ishusho y'Imana. Turanangana, turanasa. N'imbere y'Imana rwose turangana. Umuntu avuka afite ukuguru kumwe cyangwa se nta maguru afite, hari impamvu Imana imuremye gutyo, hari n'icyo agomba gukora. Oya, kira ni igikoresho cye, hari impamvu instrument imeze kuri. Ariko we nyirizina ntahataniye n'abatwe. Hari purpose kuko twebwe ubwacu, sibyo? Imana hari impamvu yadushyize kuri iyi si ngo tuyiyobore. None nimba yarampaye umubiri umeze gutya, ikama kuvuga ijwi rimeze gutya, nuko yari izi ko kugira ngo nyobore igice nzayobora cyangwa icyo nzakora kuri iyi si, misyo yanjye nzakenera ibikoresho bimeze nkuko nyine. Niyo mpamvu ku bantu basoma Bibiliya hari aho bitubwira ngo nta giha umuntu urugamba atabasha. Nta kigeragezo cyaturuta kwizera kwawe. Ngo ibyo ikunyuzamo, ikikure kukanyuramo, ibi bizi yuko ufite buri kimwe cyose ukeneye kugira ngo ubashe kubitsinda. So kubera ko wiyibagiwe, kwako wayibye, ukeka ko uri umubiri, birakugora, biraza kukuvuna. N'ibyo wakabonye ibyiza byabyo birangira uri kubona ko ari bibi, kuko wewe ntabwo ugihari, ntabwo ugihari. Umubiri ubona uko ushaka, umubiri wo wibonera iki kirambangamiye, iki kirambangamye nk'umubiri. Ariko sinzi ikintu nabigereranyaho nabyo. Imodoka n'umushoferi. Uri kubona? Imodoka n'umushoferi. Umushoferi ni roho, iriya modoka ni uyu mubiri. Yego. Iyo uriya mushoferi atakaje controle, wenda yasinze, imodoka urayibona igenda ikora zigzag. Iriya modoka ishobora gukererwa gushyika aho yaganaga, ishobora gukora accident ntigereyo, ishobora no guhura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Iyo wimuye, iyo wahagurutse wowe kuri vora ugatereka nk'umubiri, umuntu uyoborwa n'umubiri uramureba ukamubona, ubuzima bwe ni zigzag.
agakomye kose aragwa. Kubera iki? Wowe uri kuri vora, wowe roho ni nkaho ari Imana iri kuri vora, kuko turi mu ishusho y'Imana. Uramutse upimye uturemangingo twa roho wabonamo ubumana 100%. nta byuma wenda oya urumva ntabwo turi biremwa biri special, nta byuma byabasha kudupima, ariko mu by'ukuri wenda umuntu agereranyije ni nka gutyo. So rero iyo uri ufite awareness, nuko ngo bivuga iyo uri awake, uri maso uzi kuriro, uba ufitanye connection n'Imana. Ni ukuvuga ngo rero bwa buzima bwawe ni nkaho buba buri kuyoborwa na papa wawe. Byumvikane rero ko icyo gihe nta kibazo ugira. Kandi uwo data wacu ari we Mana yaravuze ngo ibyo nibwira kubagirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Urumva? Ni ukuvuga ngo iyo aho kantu uri kuvuga ngo iyo wamaze kwisobanukirwa uzi neza ko weho uriho, ukabasha kugira umubano mwiza n'Imana, ibyo kugirira biba ari byiza. Kandi ikintu cyica abantu ni uko batekereza ko ibyiza ari bya bindi bise rya zina ry'ubwiza. Ni ukuvuga ngo ngewe cya kindi nita cyiza mba numva ko aricyo kivuye ku Mana. Iyo mpuye na challenge, iyo mpuye n'ikintu kigoye, uhita ukita ikigeragezo ukakivuma, ariko ntumenye ko hashaka kukuviramo icyiza. Ubundi ikigeragezo cyangwa se ikibazo uko wakita, cya kindi ubona we kidakwiriye, burya wakagombye kucyakirana ineza. Impamvu abantu basafaringa ni uko iteka bahora bamagana biriya bintu, ariko biriya bintu iyo bije ukabirebamo positivity, haba hari ikintu bije kukumarira. Bimeze ubundi urabona nka hano gutya twicaye, bimeze nkaho turi hasi twese twicaye hano, turi hano, ariko turi nk'ahantu hari umuntu ushaka kugaragara, bamukorera stage akajya hariya hejuru twese tukamubona, sibyo? Ibyo twita ibigeragezo rero cyangwa ibyo twita ibibazo biba bije kuduterura bikatujyana ahantu kuri stage, abantu bakakubona koko, bakakubona. Iyo utitakaje rero, iyo ufashe vola ntiwemerera umubiri kujyaho, uratsinda, uranesha, hanyuma ugahita uzamuka muri promotion. Nuko nguko tuzamuka, kuko ntabwo ushobora kugenda uhora ugenda ahantu hatambitse gusa inzira, ariko turanabivuga ngo ubuzima ni urugendo. Ese urugendo rugenda ahantu hacuramye gusa? Iyo utambitse uba ushobora ko uzanaterera. Iyo ugenda ahantu hatari ibyondo ubizi ko ejo ushobora guhura n'ibyondo cyangwa ugahura n'amabuye. So mu by'ukuri ubuzima ukubaho, twakagombye kubaho turyohewe ibihe ibyo ari byo byose. ari nabyo ntekereza ko ariyo mpamvu twahisemo kuba twakora iki kiganiro kizakomeza gikorwa. Twagiye tuvuga ku bintu byinshi, tuganira ibintu byinshi cyane ko nta bintu twateguye kuva hatagira umuntu ureba abantu bateguye ibintu bari kuvuga bari kutuvangira. Twagiye tuvuga ku buzima bitewe na point umuntu wese abureberamo, ariko donc impamvu nyakuri y'iki kiganiro ni ukugira ngo dufashe abantu kubaho bariho. Hari ibintu byinshi rero biri gutuma babaho batariho. Ibyo bintu byinshi biri gutuma babaho batariho nibyo tuzagenda turebera hamwe, tukagenda tubasha kuvuga ngo iki wakigenza gutya kugira ngo ubeho uriho. Presence y'Imana mu buzima bwawe wayigira ute? Ese ko wamaje kuyikata ni gute wayigarura? Noneho mu buzima n'uyu mubiri wacu, kuko roho iyo yamaze kuryoherwa, noneho na bya byiza utangira kubibona n'umubiri ukaryoherwa, nawe ukabona ko ibintu bimeze neza. Noneho hari abantu benshi rero bakeka ko ninkurikira iby'umubiri cyane, nkafata umubiri wanjye nkaba ari wo mpa agaciro cyane, n'ibyo mbona kuri iyi si nkaba aribyo nkurikira, nzaryoherwa. Nuryoshya umubiri ushobora kuryoherwa, ariko roho niba itishimye itanaryohewe, ntabwo ibyo bintu uzigera na rimwe wumva bikuryoheye. So twe tuzafasha abantu muri kiganiro, no mu biganiro bizagenda biza. Niyo mpamvu nimba uri kureba ino video nonaha kandi subscribe ushyireho na kantu kakazongera kugira ngo icyutani kizagucike, sibyo? Kuko tuzagenda tubitegura neza, tuvuga buri kimwe step by step, ama principles wagenda tuzageraho, turebe no mu bakora akazi gasanzwe business, ni gute nako applying principles zituma roho yanjye igendana n'Imana, bikamfasha mu mikorere no kugera ku byo nifuza hano kwisi muri uyu mubiri. Nabyo tuzagenda tubirebaho, sibyo? Turebe nanone ni gute njyewe na roho yanjye nakita kuri roho yanjye, bikamfasha kwita
ku buzima ariko pana life health ku buzima health kuko roho nzima iba mu mubiri muzima kuko uyu mubiri nawo ni estima ikeneye gukora maintenance ikeneye kwitabwaho neza sibyo so nuko ngo rero tuzagenda tureba ariko utarita kuri roho icyo uzakora cyose wagikoreye umubiri ubuzima ntago buturuka hano inyuma ubuzima buturuka imbere buzi inyuma nuko ngo roho nihereza umubiri ubuzima ntago imodoka ishobora kwitwara idafite umushoferi uriya mushoferi agomba kuba ari muri iriya modoka ariko akaba no mu modoka nzima ari na muzima nawe akaba no mu modoka nzima donc nushyira umushoferi muzima mu modoka ipfuye n'ubundi izagenda nawe urabona uyu mubiri niwo twakagombye kujya tubyuka ubundi tugashimira bwa mbere kubera ko twemereye kuba tukiri urimo ukiducumbikiye kuko uyu mubiri uramutse uturekuye tukagenda byose byaba birangiye ibyo dufite kuri iyi si byaba birangiriye ubundi we niwe partner wacu wa mbere hano muri partner wa mbere sponsor everything donc ukuntu Imana yabigenje sibyo yabe tumureke turimo umuntu ase nkatwe ishusho yacu irema nyine roho w'umuntu noneho imutuza muri uyu mubiri sibyo noneho imubwiye ngo azayobore anategeke ibiri ku isi abigenge hari abantu tutarasobanukirwa ko umubiri ku isi tugenga n'umubiri wacu urimo rimwe na rimwe tukawureka ukatugenga ukadukubita hirya no hino ukadushyira muri depression uzi ikintu gikomeye iyo umubiri watangiye kutugenga tuba twabaye nta modoka yataye direction of course kubera iki byanditse mu ba Philippians muri Bibiliya aho bavuga ngo imirimo ya kamere iragaragara uzi ukuntu ingana wasanga no muri Korowani birimo ahantu hose umwisilamu hano nawe azatubwira muri comment nawe azatubwira ko uyu mubiri wacu tuwuretse ukatuyobora roho muri make ntacyo yabimaze niyo mpamvu nyine igiti cya ikawuvamo iyo umubiri utameze neza iyo umubiri byanze roho iwuvamo mbese situra mu mubiri muzima nisanga umubiri wacu so rwose nibyo pe nizere ko abantu babanye natwe ndetse natwe ubwacu ubu tugiye gutangira urugendo rwo kubaho tudapfa kubaho tugiye kubaho ariko tunariho twumva icyanga cy'ubuzima ngira ngo ibyo ari byo byose bamenye ko ukuri kuzatubatura kuko ikibyica si uko tudashaka kuryoherwa n'ubu buzima ahubwo ikibyica ni uko tudafite ukuri so ubwo rero byumvikane ko abantu bamenye ko tutari iyi mibiri ko turi ibiremwa by'umwuka byavuye ku Mana biri hano kuri misiyo runaka izasozwa bikongera bikagenda tureke kugundira isi kandi tureke gushyira uno mubiri kuri vora ngo tuyobore ahubwo dukomeze tuyobore umubiri siko bimeze ariko twibuke ko nta Mana nta buzima kuko niyo papa ni ukuvuga ngo ibintu bitunga roho ntabwo ari byo tugura ku isoko ntabwo ari umuceri ntabwo ari ibishyimbo roho itungwa n'amahoro urukundo umunezero no gukiranuka udafite ibi bintu bine roho yawe binamye ntabwo ubikunda kandi ibyo bintu nta mubare w'amafaranga ubigura ni ukuvuga ngo bivomwa hehe kuri papa niwe ubiduhereza kandi papa wacu kuko atagira umubiri ntabwo tumubwiza ngira ngo ibyo ngibyo twazabivuga ubutaha uburyo bwo gusenga cyangwa se uburyo bwo kuvugana na papa ntabwo tumubwiza uyu mubiri biba bikeneye ko duheza uyu mubiri tukagira connection iva imbere muri twebwe ikajya donc ukivuga nako kantu nsa nk'ukongereraho ikintu kimwe abantu bakwiye gusobanukirwa by'umwihariko nko ku bantu bemera Imana nuko Imana yarabyoroheje principle ziroroshye nuko abantu babikomplika cyangwa se ntibabisobanukirwe biroroshye kuko Imana ubwayo yaravuze ngo shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibisigaye byose uzabyongerwa twebwe turimo turashaka ibisigaye byose tukibagirwa ubwami bw'Imana no gukiranuka kuko ntabwo ari ubwami bw'Imana gusa no gukiranuka ariko kantu wari uvuze ngo roho mu bitunga roho no gukiranuka kurimo sibyo ni ukuvuga ngo rero ako kantu karimo kugukiranuka no gushaka ubwami bwawe ni ukuvuga ngo ugira na connection n'Imana ukiranuka urebe ngo ibindi byose ari inyongera noneho ikintu ginakomeye cyane kiri kubaho ni uko abantu barimo barashaka
inyongera bya bintu byacu by'inyongezo turi gushaka mbere. So kugira ngo bikunde dusabwe kugira gute gucurukura, kuko ubundi ibintu byano ku isi we don't look for them, we don't go after them. It's a simple principle, ni principle abantu bakwiye kumenya. Ikintu cyose ushaka wirukanseho nacyo kirirukanka kiguhunga. Ni principle. Ikintu cyose uzarebe n'umuntu utakuzi agiye kubona akabona ugize gutyo uje gutyo n'uwo muziranye niyo mwamuziranye agiye kubona akabona ubaye aggressive ushaka kumwirukaho nawe ariruka. That's what's happening. Abantu benshi bari kwirukanka ku bintu nabyo birigendera, kandi hari principle tubwira ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibintu byo bizaza we attract. That's the key. Ibyo bintu twebwe turabyatractinga. Noneho wenda impamvu batanabikora nuko badasobanukira ko kandi ugashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ni ikintu kinini cyane, you can develop it, sibyo? Kuko iyo wageze mu bwami harimo principles of that kingdom of the kingdom. Exactly. Izo principles rero nizo zatuma bya bintu biza. Those principles noneho twe tuzagenda tubiganiraho igihe kinini tuvuge no kuri izo principles of the kingdom of God no gukiranuka bizadufasha kuzana bya bindi byose tutabyirukanseho. That's the reason why we are here. Ubu buzima ni impano. Tugomba Imana iraryoha cyane rwose. Ako muzampa impano. Imana iraryoha. Ubu buzima bwakagombye kuturyohera. Igihe cyose ubona ubuzima bukugoye, igihe cyose ubuzima butakubereye nk'impano, hari kitagenda, hari aho byapfiriye, hari ibyo wacuritse, so mureke rero ducurukure. Yego. So ndumva noneho twaba ture cyangwa byabaye byinshi. Abantu bakabanza bakumva ubuzima icyo ari cyo, barangiza bagasobanukirwa abo bari bo, tubahaye umukoro. Ariko iyo wiga uriwe buriya ntago uhishura ko utari uyu mubiri gusa ngo umenye ko uri umwana w'Imana gusa, ugomba no kureba ibikwereka ko uri umwana w'Imana. Ese mu by'ukuri uri umuntu umeze ute? Uri umunyamahane? Ese uri umunyagasuzuguro? Ese uca bugufi? Ese ukunda abantu cyangwa ukunda ibyo bafite? Ubundi ubayeho ute? Who warereye? Uri umuntu ukiranuka cyangwa uranduye? Noneho wabona bya bindi nawe ubona koko bidakwiye, ugatangira kwiga uburyo wabireka kugira ngo ubashe kubaho uryohewe n'ubuzima. Aricyo gisobanuro cyo kubaho umuntu anariho, atari ugupfa kubaho. So njye nanashishikariza abantu bose b'inshuti zo Kubaho Table Talk, nkuko twavuze ko roho idatungwa n'imiceri n'ibishyimbo, amafiriti sha, ariko dushishikariza abantu uko begera ameza batunguye umubiri, bajye begera n'aya meza yo Kubaho Table Talk batunge bo b'imbere, batwebwe nyirizina, kuko nawe arakenewe, kandi twavuze ubuzima buva imbere buza hanini. So nakagaruka rero tumaye nari kintu ushaka kuvuga cyanyuma nababwira. Twavuze ibintu byinshi kandi twebwe ubwacu ntabwo tuzi icyo abantu bakeneye, niyo mpamvu tuvuga byinshi. Rero bajye muri comment, bajye bandikaho tuzisoma, bandikeho ikintu bumva ko twazavugaho, twazadetaya, kuko twagiye tuvuga buri kintu tugifata tukinaga ni ibintu byinshi cyane. So wenda bajya baduha ibitekerezo bakatubwira bati iki kintu muzakitusobanurire neza uku, hanyuma nawe ushobora kuba ufite uburyo wumva ibintu, ushobora kuba uri kutureba ariko hari uburyo wumva ibintu, gusa utubwire wowe ubyumva utubonye, kubaho uriho wumva ari iki, ibyo bintu bishyire muri comment. Hanyuma nunareba iyi video ukumvira kubatse, uyisangize n'abandi, kuko tubere abandi ab'umumaro. Uyisangize n'abandi. Kandi kuba umumaro ntabwo ari ugutanga ibintu biri fizike gusa, utanga icyo ufite. Byaba ijambo ryiza biri fizike gatwanda byishakira twese, nta byishakira rwose. Arabavuga ko batabibona. Ngewe umpaye ibintu bitunga roho, wabona utiyumpaye ibintu bitunga umubiri. Naguciye mu ijambo. Okay. Ukunda ino video ayisangiza abandi, noneho anabe umwe mu bagize umuryango wa Kubaho Table Talk, akora subscribe, noneho ubundi utaha
tuzababwira ari inshuro zingahe bitewe n'abantu bashaka kumva ibi bintu. Tuzagerageza tujye tubibaha inshuro nyinshi zishoboka bitewe nabo. Bizaterwa n'ubusabe bwabo. Sawa, murakoze cyane kandi utaha twizere ko turi kumwe. Desire nawe niba ari icyo ushaka ku urakoze cyane. Tumayine introduction, ikiganiro urushijeho gukumbuza abantu badukurikiye. Ni package nini cyane dufite twagiye dukomozaho kandi izagenda yaguka bitewe n'ubufatanye tuzagenda tugirana nabo. Nge rero ikintu nasangiza abantu turimo dusoza no kwibutsa umuntu wese udukurikiye kuba uriho nicyo gishoro, kuba ugihumeka, uri kutwumva cyangwa waramutse, waba urwaye ariko uracyariho, your heart is still beating. Icyo nicyo gishoro kuruta ibindi. Ariko igishoro ntikiba gihagije. Umucuruzi afite capital ntabwo avuga ngo it's enough mfite capital, ahubwo avuga ngo ni gute ngiye gukoresha igishoro kugira ngo ngire interest, nsobanukirwe neza ko business yanjye ishobora kungirira umumaro ikazanagira umumaro na family yanjye. Natwe tuve muri business tuze muri life, kubaho turiho, kuba uriho ugihumeka nicyo gishoro. Ariko ntibihagije, bivuge ngo tangira ushakishe kubaho kuzuye, aribyo twavuze kuva ku Mana. Nsoza wibuke ko ntiwamenya kubaho kuzuye wirengagije watanze kubaho. We don't focus on religion, ntituvuga kuri religion, ariko tuzi neza ko kuba turiho hari uwaturemye. Uriya niwe twita source, niwe source of life. Igihe cyose uzaba separated na source, you're going to be in a crisis, uzajya muri crise. Rero kuba uriho nicyo gishoro, ariko kugira ngo uzabeho wuzuye tangira reflecting ukuntu wagaruka kuri source, kuri life giver, ku Mana yawe, Imana Data, kuko niyo yaremye ubuzima. Itangire revealing muri wowe ukuntu ukwiye kubaho wuzuye. Murakoze cyane, twiteguye kubona participation yanyu. Imana ibahe umugisha. Nta Mana nta buzima. Nta Mana nta buzima. Niko bimeze. So turashimira abantu bose kandi tubashishikariza guhorana natwe. Hari haciye iminsi batumva ukubaho table talk cyangwa se batabona ibica ku kubaho table talk, ariko twagarutse turahari. Mana ko noneho sindi njyenyine, twabaye team iteka ryose. Ni life coach Pascaline, mbabwira ko nsigaye ndi na professionnel, ntago ari nka mbere. Professionnel mu Gifaransa. So rero mbibutse ko mushoboye, mufitemo imbaraga n'ubushobozi, murekeraho kwifata uko mutari, mureke kwifata nk'abanyamubiri, mwifate nka bamwebwe nyine nyirizina. Ibanga nta rindi, nk'uko muzi iyo mugiye kugura ikintu mu iduka aribwo bwa mbere umucuruzi nta kumenya, ariko uko mugenda mumaranya umwanya, uko mutindana niko agenda gusobanukirwa, ndetse akakugira n'icyizere, aje agatangira kujya gukopa, ndetse akaba yanakubikira cya kintu usanzwe ugurayo. Iyo hasigaye bike aravuga ati hari umuntu ujya uza kukigura akakikubikira, ariko mbere ntabwo yabaga akuzi. So uko mwagiye mutindana rero niko aba yagiye akumenya. Iyo ufashe urugendo uvuye i Kigali ugiye i Butare, ugendana n'umuntu bwa mbere, mugahana nimero za telefone, ntaguma muziranye, ubutamuhana amarandevu, hanyuma mugasangira murimo mwigana mumenyana. Buri wese afata umwanya abane nawe nyirizina, afata ibintu byose abishyire ku ruhande, amatelefone arambike, za nshuti tugira ziba hariya zitaturi hafi cyangwa se zituri hafi ushyire ku ruhande. Ufata umwanya wiherere, witindeho, utindane na wowe ubwawe, uhishure uwo uriho, hanyuma utangire kubaho, hanyuma biguhereze kubaho uriho, uryoherwe n'ubuzima uko bwaba bumeze kose. Bwitwa impano, kandi ubuzima ni urufunguzo rugufungurira hariya ugana. Ikindi, ubuzima bwawe, ubuzima ubayemo aka kanya n'inzozi z'undi muntu uri munsi yawe. Hari benshi bifuza kumera nk'uko wowe umeze. So tube grateful rero, ibindi byose bizaza bidusanga. Twavuze byinshi, nakagaruka. Murakoze cyane. Ciao. Thank you so much.